umuntu yagucecekana nta kintu azakumarira, ariko Imana yo nubwo yabicecetse uyu munsi, ndajya nkubwire ngo nshuti yanjye, izi ibyo yibwira izakura mu buzima bwawe. Erega nzi ibyo nibwira nzakugirira. Ndashaka kuvuga ibintu 7 biranga umuntu umukiranutsi utegereje Imana kandi Imana itazatenguha. Kuko ntago abantu bose ariko bazasubizwa. Impanda izavuga, hari abantu bagisengera ubukwe, impanda izavuga, hari abantu bagikodesha, impanda izavuga, hari abasore mutari mwarongora, impanda izavuga, hari ababyeyi bari gusengera urubyaro, Kristo azaza, hari abantu batangiye kubaka inzu bageze bashizemo nk'ibuye rya mbere Yesu abaraje. Ntabwo Yesu azaza byaruzuye byose, oya, sinze kubabwira ngo Yesu abazana ibitangaza byose. Impanda izavuga, hari abantu bagisengera urubyaro. Nje kubabwira ko muri bamwe muri mwebwe hari abigiye gutoranya, harimo abantu Imana igiye kugira impuhwe n'imbabazi ikabakura ku irembo, kuko ari Imana ishobora byose. Ibintu 7 biranga umuntu Imana ifiteho umugambi kandi izasubiza. Bibiravuga ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Bivuze ngo Imana ivanaho malariya umutwe ugasigara. Igukorera mariage ugahita ugira icyifuzo cyo kubyara. Iguha gutwita ugahita ugira icyifuzo kuvuga ngo mama undinde ntibazayizingire. Uri umukobwa ubusema ngo mama nimbona unzinguye nkabona umwore bukwe nzagushima nzakuzamura ibiganza uko ugabati bizabirangiye. Wamara kubukora hakaza icy'ubukode. Umugabo avuga ati sha burya rero burya amezi 3 kwishyuye muri mariage ararangiye, senga ukajya mu butayu. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, ntazagira umuntu ubabesha. Ntabwo kwa n'umuntu ari kubesha abantu ngiraje ngo ngibashubije mwese, ntibibaho. Imana izanye Yorodani mu minsi itambutse hano hirya, izanye Yorodani kandi twarayiririmye ngo bareke bagende ikivunge, bareke natwe iwacu bararusenge. Nta n'ibuye ryahasigaye. Bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Sha umva, hari igihe twa Yorodani bakajya mu Yorodani ni ya yindi yo mwiseri, ariko abarokore barahanura ikivunge. Nimba hari ibintu byasobanutse ikivunge cyamaze kuvaho. Twongeye kubaha ikaze mwese inshuti abadukurikiye mwese, tubaha ikaze abakunda gusenga rwamwe muhere mwese. Turabishimiye, Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye ni Harerimana Werarisi, ndi kumwe na Dieudonné Komwe Byuma kandi nzi ko biragenda neza. Tubashimiye abantu mwese mubona ibyigisho byacu, mugakora comment, mugakora na share. Imana ibahe umugisha. Nze natinda ariko hari impamvu nje nyine, hari impamvu Dieudonné buriya hari impamvu wakaretse nkakumva siko ntacyo kantwaye. Imana ni nziza, Imana yakurinze nanjye irandinda. Tujya kuganira ijambo ry'Imana kandi ni ijambo rirafasha nawe rikagufasha. Riri muri Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya 29. Turasoma ku murongo waho wa 11. Hari ijambo rivuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mukuri iri jambo niryo rinzanye. Ushaka ubusanzwe urisoma, ariko muri uyu mwanya sinzi ikintu Imana igomba gukora. Ushaka kuba wahuye n'ibintu bigusitaza, ushaka kuba hari imiryango yafunzwe, yafungwa ku bantu ariko ku Mana ntiyafunzwe. Ushaka kuba hari ibintu biri kukubuza amahoro, ariko Imana izi ibyo yibwira izakugirira. Reka dusenge tuganire ijambo rigufashe, unyemerere dutenyeye nawe, dusozanye nawe. Ntabwo ndatinda, ubuhanuzi ntabwo bujya butinda. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ubasha, uri Imana ikomeye.
uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi wa mwiza, tugushimiye ko nta jambo na rimwe ujya uvuga ngo rihere. Ijambo ryose uvuze urarisohoza nk'Imana, kuko uri Imana nziza, uri Imana y'amasezerano, uri Imana izi byose, kandi uri Imana ikora byose. Ndasengera umuntu wese ugiye kubana nanjye muri kano kanya, abari kure ndetse n'abari hafi, kugira ngo iri jambo rihindure amateka ku buzima bwabo, kandi ureke buri muntu wese umuvura igikomere, kandi natwe tubivuga dufashwe naryo. Urakoze Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iri jambo ravuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. 12 avuze ngo kandi muzanyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumvira. 13 muzashaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Mwakire neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Iri jambo ravuze ngo nzi ibyo nibwira. Imana izi ibyo yibwira. Uyu ninde? Umuntu wese wubaha Imana uyu munsi akaba ari guca mu mibabaro, niwe nje kubwira, akaba yubaha Imana, akaba ari guca mu mibabaro, ari guca mu bigeragezo bisimburana, ahari akaba ari kugira ngo Imana yamutaye cyangwa yamwibagiwe. Dore ko hari igihe Imana igicecekana umuntu ukagira ngo ni hari kandi hari. Hari igihe Imana icecekana umuntu warasenza y'ibiri, warasenza y'itatu, warazamutse Kizabonwa, warazamutse Kanyarera, warasenganye n'abakozi Imana batandukanye, ariko ugasanga Imana iragucecekanye. Hanyuma cyo gundira Imana iceceka izi ibyo yibwira, izagirira abantu bayubaha. Umuntu yagucecekana nta kintu azakumarira, ariko Imana yo nubwo yabicecetse uyu munsi, ndajya nkubwire ngo nshuti yanjye, izi ibyo yibwira izakora mu buzima bwawe. Erega nzi ibyo nibwira nzakugirira. Ndashaka kuvuga ibintu 7 biranga umuntu umukiranutsi utegereje Imana, kandi Imana itazatenguha. Kuko ntago abantu bose ariko bazasubizwa. Impanda izavuga, hari abantu bagisengera ubukwe, impanda izavuga, hari abantu bagikodesha, impanda izavuga, hari abasore mutari mwarongora, impanda izavuga, hari ababyeyi bari gusengera urubyaro, Kristo azaza, hari abantu batangiye kubaka inzu, bageze bashizemo nk'ibuye rya mbere Yesu abaraje. Ntabwo Yesu azaza byaruzuye byose, oya, sinze kubabwira ngo Yesu abazana ibitangaza byose. Impanda izavuga, hari abantu bagisengera urubyaro. Nje kubabwira ko muri bamwe muri mwebwe hari abigiye gutoranya, harimo abantu Imana igiye kugira impuhwe n'imbabazi ikabakura ku irembo, kuko ari Imana ishobora byose. Ibintu 7 biranga umuntu Imana ifiteho umugambi kandi izasubiza. Icyama ngo ubifate mu mutwe. Icyambere, uyu muntu ntabwo apfa, kandi ibishaka kumwica babihari. Baramuroga ntapfa, baramugambanira ntapfa, bacukura inzobo Imana ikazisiba. Icyo ni icyambere kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana. Umuntu Imana izi ibyo yibwira izakora mu buzima bwe. Icyambere ntabwo apfa, ku rutonde rw'abapfa ntabwo apfa. Kubera iki? Imana ibizi ibintu izakora ku buzima bwe, ibikimurinde hano muri iyi si. Ntashobora gupfa. Yewa yaba mu nzu muri ghetto, yaba mu nzu icyuma kimwe na saro, bamusohora mu nzu, bamwikoreza amasafuriya n'indobo, rubanda bose akamujyana n'inzara, ariko ntapfa. Uwo numwe. Cyo ni kimwe kiranga umuntu umukiranutse Imana izagira neza. Ntabwo apfa, ntabwo apfa gupfa, kandi bimwica biba bihari. N'uyu mwanya nkurikiye wo nkurikiye birahari bishaka guhitana, ariko ntacyo uzaba. Imana si ibyo yibwira igiye gukora ku buzima bwawe. Icya kabiri kiranga umuntu
umukiranutsi Imana izagira neza. Agira abanzi. No, banda abantu b'abanyanya cyane hose baki. Agira abanzi. Agira abanzi aba umva. Nubona abantu bari kukwanga, abantu bashaka kukwanga bakugiza, ukureba, ukuvuga, ukuteye, abantu agira abanzi bamwiyenzaho. Agira abanzi. Satani kuki agira abanzi? Wakibaza kuki nubwo ndi kwihuta, kuki agira abanzi? Satani ubwamuhagurukiriza abanzi kugira ngo Satani igira ngo irebe ko yakirwanirira, ireba ko yakicira inzira akava mu nzira Imana yamushizemo yo gutegereza. Agira abanzi bashobora kuva mu bavandimwe, bashobora kuva mu nshuti, bava mu mwiganye, ndetse n'uwo washatse cyangwa se umugabo cyangwa umugore nawe yakubera umwanzi. Bagira abanzi kugira ahantu hose icyo kora, ikintu Imana ikora birangira imuhojeje amarira, na ba bandi bamwanzi bakamugarukira. Nibyo byabaye kuri Yobu. Burya Yobu Imana yari izi ibyo yibwiriza akora kuri Yobu. Haleluya! Imana yari izi icyo izakora kuri Yobu. Yobu yagize abanzi bajyana nawe umubwira ngo we kwatutse Imana ukipfira. Ndege ntangaho ingero nkeya cyane igendere. Barabwira ati ko wapfuye wayitutse ikipfira. Bajyana nawe umugore nawe ugamwanga, ariko iyo barakomeza baha Imana. Nukuvuga ngo umuntu Imana izagirira neza. Yo icyambere napfa, icya kabiri agira abanzi. Dufite ikibazo muri kino gihe. Iyo umuntu abantu bamwanze, nimba ari muri korari, nimba ari mu w'Imana, yahuye n'intambara ari kubitaka bivamo, hari abari gushinga utubari, hari abaguye. Inshuti yanjye, bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Imana iri kumwe nawe, nta banzi uzagira. Nugize amahirwe urabagira ukabamenya. Abo tugira tutazi nibo benshi badutega bagira gute imva. Gusa wajya bakoroga. Nge mba mu rukiri babanzaniye amaso ko nyoboye amateraniro n'ubura cyayobora. Twasi nyi muri kirindi kuri sheri niho nibereye, kandi mwese ndashima abantu mujya muzi. Urumva? Jamuzi. Munazanira amazi aseka ati haleluya tuzajya mu ijuru kureba bariyo, ati mukozi w'Imana tamina, kandi baranatitira. Meruka kubwira abantu ngo nimujya musenga mujye mugira muke. Ibintu byo guhumiriza bazashya no muri fana. Ubu nta bintu byo gusenga. Ahantu Satani yicakarambye ni mu bitira izina ry'Imana. Inayo mpamvu gukizwa bisigaye bigorana. Buriya Doni muhaye umwanya nk'umunyamakuru yahita yivuga cyane ko we ayibona cyane. Dore cyane. Wari wabona umuntu akuze n'amazi ari gutitira, nanjye ngiye kuyamudire ko umuntu yari ku gatutu. Ubu ufite ibyuya, ufite ibyuzwe, urukumva umwuka w'Imana arambwira ati kanda iryo cupa rikande, iryo cupa rikande. Ndikanze kandi ntabwo ryari kuva. Ndikanze mbona riratungereje inshuti yanjye. Amazi mbona aramenetse, bivuze ngo bari barijombye ishinge binjizamo acide. Mbwira abakozi b'Imana mwese, abakozi b'Imana mwese, ntago abantu bose n'ababandi bakugaburira, n'ababandi ntabwo bose, ariko ari amen. Ugomba kumenya ko abanzi muri kumwe. Ariko reka nkubwire, dufite Imana. Bimwe mu bintu biranga ko Imana izakugira neza nabo nyine nabo. Haleluya! Imana ishimwe. Icya gatatu kiranga umuntu Imana izagira neza, Imana igenda imutingira, igenda imucira inzira ahantu hatari inzira, igenda itinda utuye mu mazi, igenda ntushaka kudasubizwa cyane, ariko ntibura ubugi kugenza. Icyo ni icya gatatu kiranga umuntu Imana izagira neza. Ntabwo apfa, ntiyicwa n'inzara, ntanakira cyane, igutungisha amano, ariko ukabaho ikurindiriye kuzakugira neza. Erega zibyo nibwira nzakugirira. Ni amahoro si ibi. Ninde? Ni umuntu uri kugeragezwa, ni umuntu uri kwibaza ngo ariko iyi Imana niyo nakoreye, iyi zaza ntizaza, ni ikihe kibazo mfitanye nayo? Irahari kandi ifite n'ubushobozi bwo kuguhindura amateka. Ntabwo uyu muntu
icya gatatu cyo ntabwo nikinaho cyane kuko abarokore benshi murakizi. Umuntu wese yabatabana umuntu Imana yatabari mu butabu bukomeye bazamura haleluya. Ubatabana Imana yambitse bambaye ubusa uhita ubona banazamura haleluya. Ubatabana Imana yashingiye mwari mujye kugara uhita ubona abantu batera haleluya. Ubatabana Imana yishura amadeni bikuma ariko abarokore batungwa na Imana. Imana hiko kumva Imana igiye kuvana abantu kuri Imana. Ese bizashoka? Ntabwo ari bose, hari n'abazavana kuri Imana, hari n'abandi kuko Yesu azaza hari abantu batuzwe n'amano. Umuntu nakubwira ngo urasubijwe burundu, azakubwira ngo urapfuye. Nta gusubizwa burundu kubaho uri mu isi. Uratuma mwiheba, mujye mwemera ukuri. Umuntu navuga ngo urasubizwe burundu, azavuga ngo urapfuye burundu, kuko Bibiliya ivuga ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Bivuze ngo Imana ivanaho malariya umutwe ugasigara, igukorera mariage ugahita ugira icyifuzo cyo kubyara, iguha gutwita ugahita ugira icyifuzo cyo kuvuga ngo undinde ntibazayizingire. Uri umukobwa ubusema ngo nimbona unzinguye nkabona umwore bukwe nzagushima nzakuzamura ibiganza uko ugabatina bizabirangiye. Wamara kubukora hakaza icy'ubukode. Umugabo avuga ati sha burya rero burya amezi 3 twishyuye muri mariage ararangiye, senga ukajya mu butayu. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, ntazagira umuntu ubabesha. Ntabwo kwa n'umuntu ari kubesha abantu ngiraje ngo ibashubije mwese, ntibibaho. Imana ikuraho icyifuzo kimwe igasigaza ikindi gituma usenga. Ubudodo byararangiye ko tuziranye uri umusore, byararangiye nuri umupapa ubyibushye mvuga ngo byararangiye. Imana ikuvanaho icy'ubukode igahita izanaho icy'umusoro we kikaza. Ivanaho icyo kwiga ukabona minerivare y'umwana, umwana akajya asimbuka ikigo akajya kunywa ibiyobyabwenge. Uri umurokore, icyifuzo cyo gusengera umwana kugira ngo Imana imwirukane mubaze mu burara kikaba kiraje. Ibyifuzo ntibirangiza bihindura isura, ubimenye. Nje kukubwira ko ibyifuzo bigenda kuguheza umwuka, Imana igiye gufatamo ibyenda kuguhitana ikategeka bigahindura isura, ariko ntibirangiza. Ntabwo bijya biragenda bihindura isura. Bihindura isura bikaza bindi isura. Umva nkubwire, Bibiliya ngo zibyo nibwira nzaba. Uyu ni umurokore wasenze, wavuganye n'Imana, wagiye mu butayu, wihirije ubusa, waretse ubusinzi, waretse ubusambanyi, waretse ibigare, ufite amasezerano. Erega nzibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Iyo itaraza ikuremamo agatima kugira ngo utanuguka. Turayishimiye ko igiturema umutima abahanyamahanga baduhanze amaso nijya itura mu mutima. Uzarebe uyu mukobwa amwerekanye hariya ku katuti, buri bimubwiye ati atavuga atumva sha na mariage nzayikora ibikoreye umutima. Ubwo batarayikora mugiye kundakarira hoyi. Ikimenyetso cy'uko uzayikora nuko yagukuye ku rutonde rw'abapfa. 2024 yarashize udapfuye n'uyu mwaka uriho. Ntabwo uro kubera siko na nyoko cyangwa se kubw'izindi mbaraga cyangwa amashuri, uriho kubera ko Imana igufiteho umugambi wayo. Nicyo navuze ngo icyambe ntabwo apfa. Icyo cyonyine ugitsindisha abazimwe kuvuga ngo urapfuye ngo ntanze ubwesitani ukuba ntarapfuye. Ntegereje umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Imana sibyo yibwiriza akora ku buzima bwanjye. Nje kurwanya amaje kubwira ngo bizashoboka. Hari ibintu bizahindura isura. Nanjye ntago byarangiye ibyifuzo. Reka ta dore ko ndebye ntago byarangiye, ariko hari ibyahinduye isura. Singisengera urubyaro, singisengera mariage, singisengera umugore, ariko hari ibindi biri ku rutonde bingeze hano.
ubwira Imana ngo ntumite umukiza. Hari umukozi Imana rero aravuga ngo ngiye byifuzo byaragiye. Reka ubu uri igisambo birangira, uba waraguye, ntabwo ibyifuzo birangira. Icya kane kikubwira, kikwereka umuntu uri mu gakiza, umuntu Imana ifiteho umugambi mwiza. Icya kane, ntajya acuya mu buzima bw'umwuka, ntabwo acuya. Imana ikunda gucuya, ntacuya. Ni muri ibyo ngo naho ndiho, naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Yesu abibyo nyina byose ndamahoro. Ntabwo iminsi mukura mu gakiza. Ubu dufite abantu iminsi yakuye mu gakiza, dufite abantu covid yakuye mu gakiza, dufite abantu baguye benshi kubera ko bafunze insengero, baragwa basinze utubari, abandi bagiye mu busambanyi. Abantu baraguye, ye baba we, abantu baraguye. Nimba hari ibintu bikomeye mw'abantu, bafunze insengero, abantu baraguye. Urahamagara umuntu ati reka da insengero. Ariko umuntu wamenye Kristo, utarasenga urusengero, asengaga Imana, aracyahagaze. Uyu nguyu Imana izi ibyo yibwiriza akora ku buzima bwe. Hari igihe umuntu ugira akora se, bareke bagende ikivungere, nibagera kuri Yorodani hazamuka intwa. Ariko abarokore barahimba mwo Imana izanye Yorodani mu minsi itambutse hano hirya. Izanye Yorodani kandi twarayiririmye ngo bareke bagende ikivunge, bareke. Natwe iwacu bararusenge, nta n'ibuye ryahasigaye. Bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Sha umva, hari igihe tuba Yorodani bakajya mu Yorodani ni ya yindi yo mu Isirayeli. Ariko abarokore barahanura ikivunge. Nimba hari ibintu byasobanutse, ikivunge cyamaze kuvaho. Ikivunge cyavuye. Umukiranutsi, umuntu Imana izi ibyo yibwira izakora, naho insengero zasenywa, naho insengero zavaho, arakomeza agakizwa. Ndavuga ibiriho, ntabwo ndavuga ibya kure. Sivuye kwa Moridekayi, ndavuga ibyabaye, ndavuga ibintu biriho. Uyu munsi hari ibintu biriho. Hari ahantu ushaka kujya ugasanga mu karere hose nta rusengero hari, bariyakiriye. Kandi harimo agisenga, hari abantu bagisenga, ariko hari abandi baguye, bari kunywa ibitabi, baguye baguye kujya ahantu simavuze, asanga abantu baraguye. Kandi nigeze masura muri kwari yabo, asanga baraguye, bari kunywa ibitabi, abandi bari kunywa inzoga, abandi bari mu byaha. Babwiye Yesu ati genda genda, ati Yesu se warebereye urusengero bakazifunga, Yesu warebereye urusengero bakazisenya. Ndamubwira nti reka sha, reka nubwo Isirayeli rwarasenyutse, natwe izangaha zo mu kavuyo, mwebwe muceceke. Ndamubwira nti icyo si cyo, siho hantu honyine hari gutumugwa. Umukiranutsi naho byakomera arakomeza akaba umukiranutsi. Amen. Mbwira abanyarukiri mwese muzamuke mujye kuri sheri, mwinge ku bandi ibintu byitiye ku mubireke. Hari abantu bakiririya hirya ko ntabwo uzaza utaza uzajya kuri Yorodani ngugwemo. Ariko nimba uri umukiranutsi, jya uzamuka uze kuwa gatatu dusenge, ugize Imana kuri sheri, baduhe ikaze, baratwishimira, bahindura intebe. Hari umuntu nabwo ni mwagize Imana, arahandi ushaka kujya bati uyicaye intebe ni yawe, fahagera se nyine. Hari unahamagaye, araho ntabwo uzarore Kristo. Reka mbwira abantu bankurikiye, hari ibintu abakristo mukwiye kurenga. Umuntu bita umukristo akwiye kumenya ko agakiza kataba mu rusengero, agakiza kari mu mutima. Umukristo akwiye kumenya ko mu ijuru nta dini ribayo, mu ijuru hazagiye umuntu ukijwe. Ibintu ngidini ryanjye ngiri va mu dini ushaka Imana, mu ijuru nta dini riyo.
ntabwo ari gutanga ubuhamya, ariko 2015 narapfuye mu by'umwuka Imana nanyeretse, ndagaruka na isashiga nakozaga sida, nagarutse nuzura umwuka wera. Mucyo nabonye mu ijuru nta dini ribayo, ntaryo, ntawe udutambaro babayo, naba bitangira babayo. Mu ijuru hazajyayo umuntu ukijijwe gusa, umuntu wubashye Imana agakizwa niwe uzajyayo. Rero ukwiye kuba mu idini ryanjye, ugasanga uraguye, ugasanga wanje gushaka umuhungu ngo so mu idini rya ibyo bintu birenge. Umuntu yambaye iherena ariko kugushanga igitambaro cyagushije ngo ijipo ngagushije ko niyambara ubusa uzakomesha. Ariko ibindi byose mwihorere, niwagera kuri Yorodani hazambuka intwari. Haleluya, haleluya. Ngiye gusoza baranje, ngiye gusoza birangije we. Icya gatanu kiranga umuntu Kristo afiteho umugambi mwiza. Iki ngiki kirakomeye. Umuntu Kristo afiteho umugambi mwiza ahora atinya icyaha, agera ku irembo ry'icyaha. Ku irembo ry'icyaha hazi dodo. Agera ku irembo ry'icyaha, umuhungu yagutereta, umugore yagutereta, agera ku irembo ry'icyaha, ariko kubera Yesu umurimo umwuka urakora iki? Agahita avuga ati oya kamenashye. Nagarigotome uyu muntu Imana izi ibyo yibwira izakora, nta kubigotomera n'umukundira. Ajya kubijya umutima ukenda kumuca mu kanwa, yajya kugwa umutima ukenda kumuca mu kanwa, amashanyarazi akamufata akakizwa n'amaguru akirukanka. Umuntu Yesu yataye arekuye azasura, iyo bigezeho ari muri korara bigotomera, geza mu diakona bigotomera, geza byiza aragotomera. Uyu muntu umenye ngo yarabaye amutaye hazamugaruka hashize impuhwe, amugira impuhwe nyinshi. Hari abantu basenga bakagera mu byaha, bakubona nta kibazo, bakasenga, bagasomana, bakajya gusenga, bagasambana, bakajya gusenga, bakanywa inzoga, bakajya gusenga, bakajya no kuraguza, bakajya gusenga, banabikenyereyeho yewe n'ibirozi. Namwe munyumvire. Hakaba abandi rero Imana izi ibyo yibwira izakora. Wa muntu umutima kuko turi mu isi turatekereza, wagira ari watekereza kuri umuntu ntabwo uri Yesu, ariko ikizakubwira ko Kristo ari muri wowe kandi azi ibyo yibwira azakora ku buzima bwawe. Uzumva ufite umutima utinya icyaha, uzumva umwuka wera kiri muri wowe akubwira ati oya wijyayo, oya wibijyamo, oya wibijyamo. Satani ati bijyemo ntacuramo. Umwuka mara ngo niwumva amajwi akubwira ngo bijyemo yakuganjije, uzamenye ko warenze umusitari. Kandi reka mbabwire, hari ibyaha umuntu agwamo bikazana karande mu buzima bwe, bikazana karande mu muryango we. N'ingaruka zabwira ibyaha umuntu agwamo bikazamugiraho ingaruka, ukabyihana, urabyana, ukayobarwa, Imana ikakubabara, ariko bikazakuzanira ingaruka. Hari ibyaha umuntu agwamo Imana rwose ukihanika kubabarira. Nk'icyaha cy'ubusambanyi ukigwamo rwose ukihana, Imana ikakubabarira, ariko kikazakurikirana abana bawe. Gishobora ko hari uwacu ngo ushaka kumara imyaka 1000 ukirwana nacyo, rero imyaka 1000 niyo uzayimara. N'icyaha ugwamo ukababarirwa, ariko karande zacyo zikagukurikirana, zigakurikirana abana bawe, zigakurikirana urugo rwawe, zigakurikirana ubuzima bwawe. Warababariwe ariko karande zikakuzengereza. Iyo wakiguye usabwa gusenga menshi. Urabarirwa ariko karande zikakuzengereza. Usabwa gusenga menshi, ukirukana karande mu bana bawe, ukirukana karande mu rugo uzashaka. Niba hari ibintu udakwiye gukinisha, ni ukwiye gukinisha ibyaha.
icyaha cya kabiri ni icyaha cy'ubusinzi, kiragatsindwa n'Imana. Imana ikurinde iki cyaha, ikikurinde. Iki ngiki kirakomeye, Imana ikikurinde. Aho nzahavuga nimpagaruka, ndashaka kuvuga ko umuntu Imana izi ibyo yibwira izakora. Hari ibintu, iki cya gatatu kirakomeye. Hari ibintu Imana, hari ibintu itamwemerera. Umutima ntumwemerera kujya mu byaha. Icya gatandatu, uyu muntu naho yapfa apfira imbere y'Imana. Naho wabona agiye gupfa ahora asamba ajya mu nzu y'Imana. Ujya kubona ukuntu akambara k'amashaho kambara n'icyumweru cyose ariko akajya mu nzu y'Imana. Ikizakubwira umuntu warenze umurongo utukura mu by'Imana, ibintu by'Imana ngo uzajye gusenga ngo ntabwo nta bantu bagishijwe harenga, abantu bose baraguye. Ni wowe waguye, abantu b'Imana baracyahari. Habwa ahantu hari ibihe byiza ngo ibihingo byarashize, ngo ibihingo biruka kera. Wararangiye, ibihe birahari, ibihe byo gusenga birahari, Imana iracyavuga, ibihe birahari, umwuka warari gukora, Yesu arakiza indwara, Yesu arabohora. Ikizakubwira ko umuntu arimo agenda no guka, iyo mubwiye ahantu hari Imana arakwepa, atangira kukuburanya no kukubwira uburyo ahantu musengera mutakijwe neza. Agenda hinduranya buri segonda yimukiye ahangaha gushaka amavuta. Ndabyemera, ariko umuntu ugenda wimuka ejo nagiye nimuye icyangombwa, ejo nimuye icyangombwa nagiye. Uba wararangiye. Ugomba kuguma ahantu hamwe uri mu mwuka w'Imana, kuko ugomba guhangana n'imbaraga z'abajyamuzi gutera uri mu mugambi w'Imana. Zibyo nibwira nzakugirira. Ntabwo ari umuntu wese, ni umuntu wihangana. Icya karindwi isorejeho, uyu muntu harangwa no kwihangana. Imana igwe kwihangana kandi kwihangana byo birakomeye. Uyu muntu arangwa no kwihangana. Meruka guhura n'umwana w'umukobwa ejo ndakoze ubukwe, twarahuye uriya mwaka utararangira. Umuhungu yaramubenze, aranze kumwega n'umugabo ngo nta nubwo uzigera ubona umugabo, ngo cyokora nakurangira undi muntu mukishingira. Si umuntu ukubenga kanagucunaguza we kubera ikize, ngo yo murebye umuntu uhengamye ngo mbona nazi ko iyo umuntu yarangiye abona abantu bandi, abona abantu baremwe n'Imana bahengamye. Mukobwa urabona amengamye, mukobwa aza gusenga, tekereza Imana, amagara Imana, abwira Imana, Mana wambabariye mu kwezi kwa mbere kwa 2025 ngakora Mariya. Amagara Imana ku bunani, aza kurisha twagize ibihe byiza mu rusengero ararira, abwira Imana, Mana wambabariye koko. Ukiyerekana hari ukuntu umuntu atereta Imana bitewe n'uburyo ibizi bizakora ikagusubiza. Imana izi bizakora. Imana imuhagurikiriza umuhungu. Ikintu nkundira Imana Diodone, iyo umuntu agusuzuguye kubaha Imana, iyo igiye kukuzanira ikuzanira umuntu waho ndagusuzuguye atapfundura n'udushumi two ku nkweto ze. Umuntu yakweraguje hagati kubaha Imana, iyo ikuzanira umukubye inshuro nk'esheshatu. Yamuzaniye umuhungu mwiza. Nkunda abana, hari abantu rero babaza b'abasirimu, gise nabishobora. Sinashaka gupostinga, ariko ngenda mbyiga mbona posting, aho ngenda mbyiga. Ako ndinaga mujye mubyiga, ariko no ahita amupostinga amushyira kuri stati. Muhungu mwiza, wa muhungu ahita avuga ngo gukomanya ngo ni musaza wawe, ahita kubitaho n'invitation. Reka mbwira umuntu wese ugurikiye wihanganiye mu gakiza, Umwami Yesu akuntumye ko hari ikintu Uwiteka aje gukora ku buzima bwawe. Hari ibyifuzo bigiye guhindura isura mu buzima bwawe. Ntukabyihererane, uzajye mu nzu y'Imana uvuga Imana. Abazimu bacuri ku mutwe, hari ukuntu abazimu bacuri ku mutwe bagasoka mu rusengero, ubwiza bw'Imana bukamenyekana mu nzu y'Imana.
postinga shiramwo invitation aramubwira ati si wowe furashi na muherezi kwa data mu ijuru hari abahungu mujye muno kundura bazimu we data we nakambwira umuntu ngiye gusenga umuntu wubashye Imana umuntu wakoreye Imana umuntu wizeye Imana umuntu wasenze Imana umuntu ukiri mu mwanya w'agakiza umuntu ukibihagazemo hari ibintu Imana ije gukora ku buzima bwawe Imana izi ibyo yibwira ijye gukora mu buzima bwawe umuntu wavuganye n'Imana umuntu ukibirimo nubwo Satani ari kukurwanya cyane hari ibintu Imana ije gukora ku buzima bwawe hari ibyifuzo bigiye guhindura isura mu byifuzo ufite muri uyu mwaka harimo ibyifuzo bizahindura isura nababwiye ngo ibyifuzo byose nibirangira ariko mu byifuzo ufite ije gukubwira ko harimo ibyifuzo Uwiteka aje gutegeka bigahindura isura ugasubizwa abantu bakavuga ngo bigenze bite abikuye hehe akuyeho akazi akuyeho umugisha akuyeho urubyaro akuyeho urugo akuyeho umwuka wera akuyeho amahoro ubuse umuntu namwe ngo nzapfa ntacyo nimariye ubariye hari abantu bitera umwaka ntukitera umwaka utuka umurokore ni umwaka utazakira nimba hari ikintu aho gikomeye akanako ndakavuze mu kabiki nimba hari ikintu gikomeye no kurwanya umurokore usenga wamenye n'Imana Imana ikugendaho numenye ko yakugenzeho kandi iyo yigende murokora Imana uramuvuga Imana ikagukurikirana we yigendeye kera hari abantu Imana igiye kurengera reka nsengera aba bantu wowe nkurikiye iyi ari message ntabwo nshaka gutinda wowe nkurikiye ufite ibyifuzo warucitse intege ariko hari ibyifuzo umaranye igihe ndabizi baragusengeye hari n'igihe umuntu avugana n'Imana akajya akarambirwa ntiyongeye kwandika none ubu nushaka ntiwandike ariko fata nk'ibyifuzo byibuze bine wapfukama wasengera umutima wasenga uhagaze ubwira Imana ngo Mwami ibi byifuzo nibihindura isura kuko urabizi ko nakubahishije urabizi ko nagerageje kukubahisha urabizi ko ntari mu bantu bagukojeje isoni hari abantu benshi bakojeje Imana isoni bakoze Imana isoni Imana bakoze Imana isoni ku buryo Imana iri mu ijuru yumika bati nakanaka nuri narunaka ariko niba ukiri mu gakiza utarakoze Imana isoni ukawumuka Imana kikurimo ubwiza bw'Imana bukikurimo amavuta y'Imana kikurimo warahondaguwe nibyo warageragezwe waratutswe waraburaye warasuzuguwe wabuzaho gusengera byaragucanze ariko uracyabirimo uracyategereje Imana abandi baraguye wowe bigumamo urakomeza ubana n'Imana waratutswe uragambanirwa umurimo w'Imana ubigumamo warirukanywe ubigumamo urakomeza urihangana umubwire nabo elefa dufite Imana igifata umuntu ikamwibuka abantu baramwibagiwe abantu baramutaye ikamwibuka ni Imana imwibuka nagatangara hari abantu Imana igiye kwibuka ndabona hari abantu bagiye kuzandika bavuga ngo Imana yaratwibutse turatangara najya gupfukama ahantu no gusengere kandi niba warasubiye inyuma ukaba waraguye ubwira Imana ngo Mwami babarira ibyaha byanjye byose unyeze ununganye niyemeje kugumana nawe kubera ko nahani nahungira n'ubundi bivamo iminsi mikagukurikirana Satani akagukurikirana abarozi n'Imana ubwe akagukurikirana yuri umunyabugingo ntucika Imana ahondwa cyane bivuye urahondagurwa kandi ubundi ukazagaruka mu warahondaguka ukagenda ukagaruka kuri mashikini ndagiye kugira inama iyo kubigumamo mu izina rya Yesu data mu izina rya Yesu Kristo uri Imana y'ubasha uri Imana ikomeye ndasengeye umuntu wese waba waraguye wagiye mu ntege nkeya warasubiye inyuma amaraso amenye igorogota namweze amutunganye ese ababyeyi ese abagabo ese abasore ndasengeye umuntu wese witwa umunyamasezerano unkurikiye wese warutegereje wumiwe wibaje ngo ariko niyo yavuganye nanjye ariko wabigumyemo utarasubiye inyuma wari umuntu nyongo
hari ibyo wibwira ugiye gukora kuri uyu mwaka. Ntabwo ari ibiganiro, si imikino. Wari umuntu ngo hari ibintu wibwira ugiye gukora muri uyu mwaka, abantu bagatungurwa. Abantu hari ukuntu bamufashe, hari ukuntu bamubona, hari ikikiri bamushyizemo. Iyo umuntu ari umukene hari ahantu bamushyira, iyo umuntu ari umunyebazo hanamushyira. Ariko wambwiye ngo hari urutonde ugiye kumuvanaho, umushyire ku rutonde rw'abantu bakenewe. Uri Imana igikura abantu ku rutonde rubi kubashyira ku rutonde rwiza. Twirukanye inyatsi, twirukanye umuvumo, twirukanye inzingo, twirukanye amarozi, twirukanye umuruho, twirukanye za karande, twirukanye ibitutsi ku buzima bwe, twirukanye urucanege n'imitango erebo. Izo mbaraga ndazirukanye mu izina rya Kristo wa Nazareti. Umuzamurira ibihe, agira ibihe byiza byo mu mwuka, ahembuke, yuzure umwuka wera, yumve neza kuri kumwe nawe kandi utazamusiga. Urakoze Mwami Yesu, kuri Imana ibikoze ukabikora kubahisha mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibaho umugisha. Mwami muri kumwe na Imana barasi. Niba udukurikiye uri hano mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu gihugu cyacu unyeneye, usanga kuri sheri kwa gatatu nimba ndi nyoboye amasengesho. Nimba udukurikiye wari uri hanze, ukaba nta rusengero wegereye, nta rusengero aho wegereye urusengero wahagenda ukakwakira niba udakijijwe. Ariko nimba utafite ahantu usengera, wadakomeza kudukurikira ku muyoboro wacu wa YouTube channel yacu Gusengerwa. Nta kibazo, mu 30 nawe wiyungeho, nta kibazo, tuzakwakira. Yesu abageneza.